mukobwa Sananye nirukanke byibura mu nshuti ze mbaririza nimba nta nzira baba baramubonye anyura mu bigenze niko agaenda nikica ko Mama. Se kutavuga waiki? Ako walitse kuza mukobwa. Wasanga ndiye bazo jana Jennifer wajya muri mwana wabyaye. Si uri nyofata nkiki. Umva mubwire. Umva nusaku hejuru. Ntabwo ushaka kuma amahoro na gatoya. Ahari nyina baye igicibwa. Ikintu cyawe cyaragiye none warahangayitse. Ceceka kubera yuko nawe uri umukobwa nawe ceceka. Ariko ndi umwana wawe. Uri umwana wawe naze ndakwihakana. Icyo nshaka kuma amahoro nshaka iyo duhiri yawe ya buri munsi mu matwi yanjye. Sinzana samora museseza. Agahinda kaje nza kamuvanye muri urugo se kwera urusakurwa. Yarahaze hejuru ugenda. Yarahaze gutekerereza urugo aho gutekerereza. Genda mva hejuru ugenda. Yumvise ahaza aragenda. Agahinda kakagwanye naye ndi umwana. Uzamfate nk'umwana yo kuna kubera umwana. Nese utari umwana museseza sukari uko. Avuga amasukari aho umbwira njya kwisoko yafite. Uri kunzakuriza genda. Ibi byose ni kubera wowe. Ntabwo wigeze ufata mu Jennifer nka murumuna wawe ngo wumve niba ikibazo yagize uvuge ati murumuna wanjye ikibazo wagize ndakibona cyangwa se niki wenda ngo umubwire ati turi kumwe humura. Ntabwo iyo uzabyibuze ko waramweretse uruvandimwe. Ntabwo simba mfite agahinda kangana gutya nawe ntabaravuye mu rugo bagende. Ariko Jennifer ko numva yabaye Jennifer ndari yatwaye cyacu. Yenda umuzane nurangiza uze twicare neza nyine. Hariho umugani asinye na myatwawe n'ibiki. Cyane myaragiye. Sinakwizera kandi mutaravuga. Ngo nari we mwana. Nibyoroshe. Reka nigendere umusumba ko nabaye umwana nka Jennifer. Nanjye nzaza mu biruhande. Gumana na Jennifer wawe mu bitekerezo byawe. Mama gusa ndakubaha. Ariko kwa ibintu muhora muri. Umunsi uzanyubaka mama wawe ukajya umenya ko mwese ari njye wababyaye. Mubyeyi reka ngende mu bitekerezo byawe Jennifer wawe. Ariko semana yanjye uyu muruho nzawugeza he koko? Umugore aragiye amezi abaye 6 abana bagiye ku ishuri umukozi nawe korode twabanaga nawe agize amahirwe abonye ikiraka ubu koko penge kujya nirirwa mu rugo njyenyine buke bwongere bwire. Ariko se uko kubona hereye nshaka Jennifer nkaba ntazi irengero rye nkaba ntazi aho aherereye ko ntako ntagize nabarije mu nshuti ze
mbariza mu bavandimwe Jennifer kuko nzamukuraho Imana yanjye. Ariko n'ibyandiko ko ngo umuntu amanika agati yicaye yajya kukamanura agahagarara. Ibintu byatangiye ari imikino bisa nk'aho ari ibintu bisanzwe, none bifashe intera kugeza ku isaha. Ubusabana nibava ku ishuri nzababwira ngo iki koko Mana yanjye. Koko abana bagiye kuzongera baze basange mama batari yagaruka. Ariko si koko Jennifer ahantu ari nta nubwo byibuze umutima umukomanga. Ariko Mana maze kubona ko byenda ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe, burya bari ukwishuka pe. Ariko ngiye gukoresha ibishoboka byose, nkoresha ibishoboka byose, ngenda ahantu hose. Nindamuka mbonye Jennifer akankundira byose tukagirana ikiganiro, ibi byose ntabwo bizasubira. Inzara imaze kunyica, nsigaye mpanga gahunda nkayoberwa no munsi nazipanzeho. Uyu munsi ntatanya gahunda na Wiso, none dore saa sita zengereyeho niho mbyibutse. Ariko ntacyo, reka nitegure njye kumureba, wenda wasanga hari amakuru agiye kungezaho. Gusa Mana ndakwinginze kugira ngo wumve ko nkeneye Jennifer ngo azasanga abana, kandi nzi neza ko nta kikunanira, ushoboye byose. Ariko iri kosa ntirizasubira. Abantu uko baradutarije pe, ariko natwe twabuze kwihanganirana. Ariko icyo nzi kiri mu ishuri kandi twabonye isomo. Yes. Je me suis levé de ça. Wanziritse ku katsi mwana nkirirwa mu rugo nkaba nakuzera. Wahayoba se? Nishuri cyane mu cyumba. Guhera mu gitondo saa tatu mbwira ngo ngiye kuhagera. None dore bibaye saa sita n'igice hafi saa saba. Gerageza unamuke kabisa, gerageza unamuke tubyorohereze vuba. Nanjye nafite ibintu byinshi byo gukora ariko nyine nabyirengagijeho. Ndakubwira nyine uzogerageza pe. Sawa ariko nizere ko utongera kumbeshya kabisa. Sawa. Karibu. Jennifer. Imeza bite se Wiso? Ni fresh. Kamera. Imeza bite se? Cyane fresh kabisa. Awa rero none ugeze. Ndahageze. Dore se uko. Ari meza. Ikibazo. Wowe nanjye meze neza kabisa nubwo wanditse nyine. Nibwo nkutegereje nakubonye ko. Cyane rero fresh kabisa. wateguye wana? umuntu nyine abagerageza. Nyine umuntu abagerageza mbere ko hari ukuntu yakwiyubaka nubwo biba bitoroshye ariko nyine so umuntu aba agomba kubikora nyine. Nyine kuko kuba ahantu heza ni ibintu biharanirwa kandi umuntu aba agomba kubitegura kabisa. Warakoze kabisa n'imbaraga zawe zose utagize.
Ntakutanze kabisa. Ndabona ibintu bimeze neza biratunganye. Wahugiye muri byinshi koko ntabwo yavuga ngo waruhiye ubusa. Oye, James, ntabwo nyine wenda byaragoranye ariko ntabwo muri bimwe umuntu yarawugiyemo gusa ibindi byinshi wenda umuntu aba yagerageje gukora ahubwo se urabona yaravuga Rebe nta kibura kabisa. Ndabona bitunganye neza nta kibazo pe. urabona Ubushobozi bwawe n'ibindi ushaka ibirenze ibindi. uyu ntabwo nshaka ibirenze ahubwo rero hari ikintu utari kumva neza uzahana ikintu kibura nikubwira hari umugore wowe ibyo nabyo bizaza. kuko urabona nyine Iyo ntabwo ari mu byihutirwa cyane. Uyu munsi wabiteguye nyine uzabikora. ahubwo se tukiri aho ngaho amakuru nta kanunu kagezeho Baracyavuga Jennifer. Na n'ubu nta makuru ndagira na mukeya turacyari twavugana kugeza iyi saha ni kwa kundi nguko. Urangiye banicara nibaza uburyo ki abana bagiye kuva ku ishuri bagasanga mu rugo hanjye mu rugo nyine. Noneho nasigaye yariboneye ikiraka agenda mu gitondo akaza nimugoroba kumva mbese nyine n'ubu bihagaze. James rero birakomeye kandi uko bishoboka kose bari abana ntabwo bava ku ishuri ngo basange mama wabo adahari. Oya ahubwo si ikintu tugiye gukora twaricaye twabiganiye inshuro irenze imwe yewe twashyizeho n'abantu ngo badushakire barebe bazatubwire byose byarananiranye gusa ikintu mbona kigiye gukurikirana ndabona ari ukubyikorera tugahaguruka niba ari imodoka dufata niba ari moto dufata niba ari amaguru tuzagendesha tukajya kumushaka mwishuri abana bazava ku ishuri warabasezeranyije kandi urabizi ko abana batibagirwa. Urahari ikintu utazi. Uzi gushaka umuntu utazi irengero rye utazi n'aho aherereye byibuze mu rwego location iyi ngiyi byenda byibuze hari ukuntu bimeze ugapfa kugenda mu kirwaro bishakira he nyine ibyo ndabyumva. Okay, James, nibutse igitekerezo sibyo ndaje nshaka kumvugana na Liza azajya kubaza nyirasenge kuko uko biri kose nubwo twese tudafite amakuru ariko nyirasenge ntabwo abura amakuru sibyo ndaje ngerageze mvugane nawe adukorere ibishoboka. Ubu ngubu ikijyanye n'ubuzima ndabwira Liza aje kudushakira nyirasenge amubaza amakuru kuko uko biri kose twe nubwo nta makuru tubifiteho tutazamwakira n'iki ariko buriya nyirasenge ntabwo yabura amakuru ntabwo yabura kuba azahangana. Rero ikintu gishoboka ndaje mpagereza yansaba kujya kumureba tukabiganiraho ndiyo yansaba ko tubiganira kuri telefone cyangwa aho duhurira hose ariko ndaje dukurikirane ku buryo bitarenze ejo cyangwa ejo bundi tugomba kumenya ahantu Jennifer very so. Yes. Gusa gushimiye ibitekerezo byiza ukomeza kungezaho ndetse n'uburyo ukomeza kumba hafi mu bihe bitoroshye nk'ibi ngibi. Uzakoresha ibishoboka byose nawe nkoresha ibishoboka byose Imana idufasha bizakunda. Rero nari mfite inama n'ubundi saa 8 nuko naje nyine kugusuzugura cyangwa se kudaha agaciro ibyo wambwiraga kugira ngo tuze tuganire. Wambohora noneho nkagenda ubwo uzadukunda duhana amakuru buhoro buhoro. Ikintu nashakaga kukubwira n'icyo ngicyo sibyo nanjye ngamba bangiza kuko kubona ukuntu ibintu byatangiye n'ahantu bigeze biri kugenda birenga urwego sibyo nanjye mbamangayitse mbavuga ese ejo bibaye ari njyewe sibyo nakifata nese ninde waba undi hafi sibyo rero ntabwo waba ufite muri iki kibazo ngo nanjye mutererane n'inshuti yanjye ahubwo nibimara kujya ku murongo wenda tuzicara tuvuga tuke ibi bintu nko byahereye reka wenda tunabisekurire ariko ahari tubisitari rero ngira njye mu nama nanjye nari mfite gahunda hari umuntu twari dufite guhura ubwo rero nizere ko ibintu ari fresh nanjye kandi itegure ntabwo nerekeje nta kibazo gusa
igitekerezo cyawe ni ingenzi kandi ndacyubaha. Imana pe. Tuzasura nta kibazo kandi bizagenda neza. Nanjye kamite ngo ibishoboka byose mpamagaririza mu sawa nta kibazo. Sawa. Ibintu ntabwo byoroshye pe. Rero urwaje umusinde y'akaza uranze rwaye umusaka abantu bararusengera rangiye. Niba rero kuko mbona bitoroshye. Cyangwa byatangiye ari byiza bakunda nawe n'umugore we ntabwo natekereza ko ibintu byagera ku rwego. Ako kamagaririza kuko mbimwemereye. Magaririza ariko pe ibintu birakabije. Nakuri pe. Kaza modaringa se. Injira we. Ego man, ni wowe komanga. Ego man, umezuteze. Muraho neza. Yesu ashimwe. Ahimbaza. Amakuru murekati. Minsi myinshi. Ego koba gahemwa. Ndababwira. Ndabaye cyiza cyane. Nawe Ego urasetse. man, nabaye mwiza ukubita i Kigali. Ni karibu. Kigali se. Ni karibu ngwino mu nzu. Kuri ndabona umeze neza. Ni ibisanzwe. Sha urasa neza n'ukuri. Nawe ko ndikubona usa neza. Yego. Ntabwo ari cyane. Kubona udusatsi reka. Aha nanjye mba nikoze. Murekatete rwose. Ni ukuri naherukaga kera kukubona. Akazi kaba karabaye kenshi tukaburana umuntu akihugiraho. Ni ukuri ubu se barabizi we ko usa neza. Bande? Ni ukuri akayabe karitamure. Ni bande bagomba kumenya. We akoze uko twahoze mu magambo ntibagirwa kukwakira. Oya, kunyakira rero. Waretse shanga kukwakira uko nsanze mu rugo. Oya byihorere. Byihorere murekate. Byihorere ubwo ubona izuba ngirengereye nkaza. Ni amahoro ariko. Ni amahoro ariko nyine nagushakaga. Uranshaka? Nagushakaga navuga nta kundi reka ngende ntamusanga numvaga nene nkagusanga. Ndibo gutegereza. Birihutirwa? Urebye birihutirwa pe. Wambwira se cyangwa? Niba ndakubwira nagira amatsiko. Ariko umuntu agomba kujya amatsiko ukuza kuzuba byose. Pe naje nagushakaga. Ni ukuri. Kugira ngo nkubaze amakuru ya Jennifer. Kandi ni ukuri mbabarira uyane. Ni ukuri Jennifer pe nanjye muheruka kera. Sura mwana numvaga wenda ari kwa nyirasenge mvuga nubwo wenda niho ari. Ahubwo umwana wanjye we amakuru nibiyazi. ni ukuri ko Imana amakuru ya Jennifer ntabwo nyazi. Oya disi nawe bimbwira gutyo. Kuzi ko Jennifer umwana w'umukobwa. Bora twamenyanye kera. Noho mumenya ashakana n'uriya muhungu. Barinda bagera aho babyara urumva twabaye bavandi. None umuhungu ntariyo. Abana be nawe urabyumva nk'umubyeyi wasize abana. Ubu se koko turabigira dute? None se Jennifer yaba yaragiye? Njye se ndahazi. Ngo namazi nkaza kwakubaza. Ni ukuri umwana wanjye ntabwo ari ahangaha sinzi iyo yagiye ntitunaheruka kuvugana kuri telefone ubwo se urumva bimeze bite? Nta n'amakuru ye narinzi. Nabajije inshuti z'umugabo we. Wenda ngo menye amakuru mbaneke menye byibura baza hari batishwida.
se nkibaza umugabo we bimeze bite none se telefone ye nagicamo reka nimero y'amaye ntigicamo ngo n'inshuti ze zose mwarabashije se ari Cynthia ari wirisi inshuti y'umugabo we nawe nuko ubwo umwana wanjye ndamenya mukura he ngeze ndahazi Jennifer ko yabambabaje ari uhazi nukuri ko Imana ntago mazi umwana ubu se nta kintu yakoraga atambwiye none byagenze gutyo ntiyambwira arabibisha ko sinkiryama nimero yose irabikwa kugira ngo nibe menya neza abatubuzi nzazitaba nzi ko arizo tuzajye kumushaka hehe iyo za Kigali se ntabwo yagezeyo wese uzajya muri Kigali kandi numva ngo ni nini Kigali uzajya ntacyo mfite agafoto ke hariya tuzajyana tujye kureba tugende tubaza ati naho hari igihe wabona umuntu akakubwira ati uyu mukobwa ndamuzi nuse ubwo urumva abana bazaguma nta mama wabo babona dukora iki birangiriraho nyine nta nubwo wongeye kumvugisha ibintu byinshi sha wa muntu we sawa nyine aha mwana urakoze pe bayi no kugenda n'amaguru mwana yanjye ariko mwana ase ubu ngenda gucumuye iki koko reba niyo bose bari bambaye koko iki sipfa ubu si uyu musore ashaka ukuntu se sha yari mwiza asumana none ubwo ko mbona ahantu hose nihagije ubu pe ni njyewe uheze kwisiga aha reka ngende nyine kanzamuke ayiwe mana nukuri ukwiye kugira ikintu umarira ari umugabo wundi nta kintu biri gutanga ari abasore mana we ubu se ngiye kugira koko imyaka 28 30 nyiri mu rugo birababaje mana yanjye ariko kari nkayo yose kuvuga ari ugutaruka ubu uyu mugore we sisano Jenny ubu wabona ariko amakuru ufite nuko atarata abagore b'icucu baragwira uri kudebera nk'inzu nziza yasize aho twebwe turaho twabuze abagabo twirirwa turira ariko nibwo wabona baramukojeje nk'agashyi kamwe akisaza ariko uriya mugabo we nawe ubu sari mu rugora ariko se ubu saje musari mu rugora reka ariko nyureyo reka nyureyo ngende murebe wasanga wenda izi saa sita zigenze neza ntawamenya umugore ni igicucu reka ngende musuhuze sibo nambaye ratwaye ntabwo byamusuhuza n'ubundi nta gahunda Akagozi k'urukundo ndagukunda itayikunze Akagozi Akagozi k'urukundo turagukunda ariko se mana yanjye koko ubu ni urwego ngezeho pe ubu ngiye kujya nikuburira mu rugo nari umugabo muzima ufite umugore ufite umuryango ufite abakozi Jennifer agiye none kubikira ukurongo nabyo birananiranye burundu ahantu hamaze kuba ikigunda hamaze kuba amatongo mwana we agahenda nikica koko kagira mubi ariko nta kundi ikibazo cyangwa ko nzi ko bizarangira gusa abantu bazaba bagira ahangaha koko mana bazaba bagira ngo ntabwo ari iwanjye Dona Dona
we komera ma komera cyane ese ni wari gukora amahoro se nanjye ndimo nkora amasuku aha ngaha urabona ko ibintu ntabwo biri kugenda neza kubera ko hararaye nawe kubura akazi kenshi cyane ariko ni karibu James nawe usigaye ukubura hari ikibazo nyine simari gutunganya mu rugo sinaherutse se hari umusore nigeze kunyura hano tubanze tuganire umusore se umukozi wanyu se yagiye he oya yagiye mu kandi kazi nawe mbona ko mu gihe wenda ndahangaha n'abandi gukora amasuku niyo mpamvu nawe usanze ndi kubikurikirana nta kibazo ni karibu yewe namwe nimubwire cyakora nabonye mburi inkuru ziteza mu buzima izi nkuru nzazitera mutoni be ahubwo ndazimutera reka nze mufatanye n'uku kuntu ameze kuko nagahinda kenda kumwica kamufatanye nako ahubwo baraciye ariko ubundi dona karame ni karibu mu nzu kwicara hanze ntabwo ari byiza karibu umuntu twicare mu nzu yewe reka nze nta kibazo reka nze gusa hanze niho hari hakonje ariko ntaribi oya no mu nzu harimo akayaga nta kibazo harimo akavandarateri ibintu byarakemutse okay ariko se yewe none se James nyirashya nakosora Jennifer nagaragaruka sha ntagaragaruka oh really ntagaragaruka iki gihe cyose gishize ntabwo Jennifer aragaruka sha cyagiye nyine yagenda ntabwo aragaruka ariko James wihangane ariko sumfata uko ntari sibyo James twarabyirukanye primary twarayiganye secondary kugera mu gatatu twariganye sibyo urakomeza nanjye ndakomeza ubundi James wajyaga gushaka uriya mugore w'ishyano ubundi uriya mugore ubundi wari umukuye njye numvishe bambwira ngo ubukwe bwa James yiriri ndavuga ni se James ko twabyirukanye ngira ngo wenda n'undi mukobwa wo muri quartier uriya mukobwa ubundi nako irire asasuma wamukuye ngo Jennifer ni ishyano ego none se reka nkubaze umugore utari ishyano ariko kukibubaho ntabwo njyewe nubahuka James turi inshuti njyewe kandi ntabwo inshuti yakubeshya inshuti yawe uvuze ko ufata uko wishakiye ndi kukubwiza ukuri James umugore wawe ibyo yakoraga uri ku kazi wowe urabizi niko sema umukozi wawe se wari ibyo bavuga barimo se urabizi nta makuru njye ntabyo nabanze James njyewe rero wowe wagiye gukorera kure njyewe nkorera inaha sibyo nkorera inaha iwacu ibintu byose mba mbizi rero umugore wawe tureke kuguca inyuma kwirirwa yashyize ukuguru kukundi muri izi ntebe nta kintu yakora wabona akakureba nk'ikindi haze nashatse mu rugo rw'abakire rw'abakungu rw'abasirimu umugore wawe aguca ku nshuti zawe twese abana twakuranye ntabwo twari tukikuvugisha ndabeshya ariko dona karame wenda uretse ko ibibazo bizigiye bishakiye ariko Jennifer ari umwana mwiza pe gusa wenda yagiye ahindukaho gake gake bitewe na sosiyete yari yisanzemo ariko ubundi yari umwana mwiza ntekereza ko no mu kugenda kwe ari abantu babigizemo uruhare kugira ngo abe yafata umwanzuro utari mwiza ese reka mubaze James twese turi abakobwa sibyo uri kumva uri kubona runo rugo nta kintu rubuze sibyo buri mugore wese yakifuza kurubamo guta umugore abenjije akagenda noneho sema kari abantu babahinduye kuki iki gihe cyose gishize ataragaruka iwabo se ubundi uzari mu biki abo se nta makuru ye wabuze njyewe amakuru mfite nuko ngo hari umusore ngo baturanye ngo biganye urumva w'iyo ngiyo mu bice by'iwabo ngo niwe ujya ugira gutya ngo akamusohokana ngo ari kumumara agahinda narumvishe hari umushuti wanjye bari bagiye mu mahugurwa ejo bundi y'ibi nyine bitwize ababonye ngo bagiye iyo ngiyo mu mujyi da Jennifer n'undi musore undi musore ese ubundi wajyaga gushaka kure inaha wari uhabuze abakobwa Jennifer n'undi musore izo nkuru se nibwo wazumva ariko se dona karame rwose urabizi twariganye koko pe yewe turakurana
tuba inshuti biratinda nkawe nk'umuntu dusangiye umuryango dusangiye sosiyete dusangiye ubuzima bw'ishuri twabayemo byibuze niyihe nama wangira ku buryo urugo rwanyu rwatera imbere urumva amakosa yose waba uyazi kuri Jennifer ntiwigeze uza ngo ubimbwiye ahubwo ubimbwiye imitagiye none ngaho mbwira dukora iki reka mubaze James njye ntabwo mbikubwiye impetagiye uri kumva nta muntu wari ukemerewe kugera hano warazaga ese mwiriwe ukicara hano muri salo ukamara nk'iminota 10 umugore nakwitayo yibere mu matelefone ari ku mafoto bagise ukamubwira ati se James ari azaza muri weekend uri kumva bikarangira ese undi ubwo njye nari bikubwiye nk'uko yari ku mugore wawe turamuzi neza inaha muri quartier twese turamuzi nta n'umwe utamuzi ahubwo se reka nkubwire njye inama nziza James inaha ko hari abakobwa benshi kandi beza washatse undi mugore Akagozi k'urukundo ndagukunda itayikunze akagozi k'urukundo akagozi k'urukundo turagukunda ito ibyishimo ni byiza akagozi k'urukundo akagozi k'urukundo ndagukunda itayikunze akagozi k'urukundo akagozi k'urukundo turagukunda uduha ibyishimo